Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Mbanje kubasuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba kwibuka ku nshuro ya 31. Ariko mbere yo kwinjiramo reka tubanze dusasire ibyo tugiye kuvuga. Kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31, reka tuze tubyinjiremo aho masobanura ku gitabo nanditse kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, uko ijuru ryagejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Mbere yo kwandika igitabo rero narabanje nandika igitabo urukundo nyarukundo rubonekera mu mwuka, ukuntu turi umwuka turi roho, ahubwo tutari uyu mubiri abantu babona inyuma. Ntabwo turi uyu mubiri abantu babona inyuma, ahubwo turi roho umuntu nyamuntu aba ari muri weho. Iki gitabo cya mbere nanditse nacyo cyasohotse mbere. Iyo umaze kugira rero inyurabwenge ikwereka ko tutari umubiri ahubwo turi roho, ugutangiye gusobanukirwa. Nanditse n'ikindi gitabo, uburyo wasoma Bibiliya ukayisoma mu buryo bwiza, ukava ku gifuniko ukagera ku gifuniko, kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Nibwo buryo bwiza usoma Bibiliya nk'uko nabyeretswe, uko turagenda twigiramo umusobanurire. Naje no kwandika ikindi gitabo rero, amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe, uko nakijijwe n'ukwizera. Iki gitabo nacyo nanditse kindi. Noneho nyuma nza kwandika ikindi kivuga ko ntatewe isoni no kwakira agakiza, ko uburyo bwiza bwo kugira ubuzima bwiza ubusanga mu ijambo ry'Imana, uvuka bundi bushya. Kuvuka bundi bushya rero nibyo bintu nagushishikariza kugira ngo nawe uze mu gakiza. Ibyo rero ni ibitabo nanditse 4 bya mbere. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwinjira mu gitabo nyirizina kiteranyije aha, uko ijuru ryaje mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Maze kumva rero ibitabo nanditse, ibyo tugiye kwinjiramo bigiye kukwereka ko ibyo mba mvuga biba bifite ahantu biva, abantu bagomba gutekereza bakavuga ese ni iki byabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, iriya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yaje ite, yaturutse, yavuye he, byagenze gute? Ntabatindiye rero reka twinjiremo. Mbere yo kwandika igitabo cy'uko jenoside yabaye mu Rwanda, nanditse ikindi gitabo kuri Ukraine. Iki ni igitabo buri gihe mvuga. Iki gitabo nacyanditse mu mwaka w'2010, imyaka 12 mbere y'uko iriya ntambara ya Ukraine iba. Narabyanditse kuri Ukraine, hashize imyaka 12 biraba, iriya ntambara iraba, ariko ibyo ntago bingira umuhanuzi na rimwe na gato ntibikabe. Kanze mbisobanure kuko bifite aho bihuriye n'ibyo nanditse ku Rwanda. Ibi bintu ntago bingira umuhanuzi na gato. Babandi babyuka mu gitondo bakita abahanuzi, sinzi aho babikura, sinzi uwo babibabwiye, ko nzi neza ko Imana batavuye. Nk'ibi bintu nabyakiriye 2010, ndabyandika bibaho, ndabifata ndabitunga bibaho. Hashize imyaka ingahe nk'icumi, ijwi riragaruka rambwira bya bintu bishyira mu gitabo. Bishyira mu gitabo imyaka 2 nyuma ya ntambara itiba igitangira. Urumva nabyanditse mu mwaka wa 2010 bibaho, mu myaka 12 intambara ya Ukraine iraba. Ibyo ntabwo bingira umuhanuzi ntibikabe, ntabwo ndi umuhanuzi, kuko abahanuzi ndabazi ko bari bameze, ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Ezekiel, ba Mose, ba Samuel, ba Obadaya n'abandi benshi cyane, ba Habakuki. Abahanuzi bari bakomeye, bavuganaga n'Imana direct. Yewe rero ntabwo navugana n'Imana ishobora kuma ubutumwa gutya nkabugeza ku bantu akaba ari ubutumwa buri aho ngaho. Maze kumva rero ko giye bitangira umuhanuzi, ariko ijwi ry'Imana hari igihe rikuzaho rikaguha ubutumwa. Maze rero mbwira abantu batukana, bandika batukana, buri gihe iteka ndababwira nti utazi igisekuru cyawe cya 8 cyangwa icya 10 kugeza ku cy'icumi, igisekuru cya 8 mutakizi, utazi igisekuru cya 10, icecekere witukane, rekeraho kuko ntabwo uza abantu
abantu bakomoka. Kuvuga bagenzi bawe ntacyo bikungura. Ese byibuze uzishyire ku cya 8 cyangwa cya 10. Niba utabizi icecekero rekeraho. Twinjire rero twagiye mu gitabo nyizina tugiye kuri munsi. Igitabo nta kindi rero tugiye kuri munsi ni iki ngiki, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Iki gitabo gifite amapaje hafi 600 arenga, nacyanditse mu mwaka wa 2014. Urumva ko hashize imyaka 11 hafi 12 irenda kuzura, bihura na byandi bya Ukraine. Ibya Ukraine nabyo nabyanditse muri 2010, 2022 iriya ntambara irabashize imyaka 10. Ibyo mu Rwanda nabyo rero nabyanditse 2014, none dore 2025 biri kuba. Dore biri kuba ibintu bifite aho bihuriye, imyaka ishize 11-12 birasoza bikaba gute. Urabona hano kuri iki gitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda nashyizemo ikiraro. U Rwanda rumeze nk'ikiraro gicitse. Mbere yo kujyamo rero reka nkubwire ko byagenze. Uwo munsi nicaye njya kumva numva ijwi ry'Imana rinjeho rirambwira ngo andika igitabo, andika igitabo, andika igitabo. Niyo bwa mbere numvise ibintu byo kwandika igitabo, ntabwo nari mfite mu nzozi zanjye, mu ndoto zanjye cyangwa ibitekerezo byanjye, nta kintu na kimwe cyo kwandika igitabo cyari kindimo. None iryo jwi rimbwiye andika igitabo, andika igitabo. Ndaribaza nti ndandika igitabo kuki? Kubyerekeye iki? Ngitegereje ijwi rirambwira ngo andika igitabo ku bintu byabaye mu Rwanda 94. Ndaribwira nti ibintu byabaye mu Rwanda 94 birazwi n'ahantu hose, abantu babyanditse ibintu byinshi cyane, ni ibiki bishya ngende bwandikeho. Kumbi ntabwo nari nzi ko ari ubutumwa bukomeye Imana ashaka kuma, kuko uko nacyanditseho nta hantu namwe nigeze mbyumva uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Nareba ku Rwanda nkareba ijuru kugerageza nkabona ntawe ndi kubyumva, ariko iryo jwi rirambwira ati nzagusobanurira. Ari naho naje gukura agakiza. Kuba narakira agakiza nabikuye kuri iki gitabo nyandika. Rero ntagira kubwira iby'iki kiraro, uko ijwi ryahise ringaragariza ko u Rwanda rumeze nk'ikiraro cyagiye gicika. Ibi rero bikaba byaratangiriye mu mwaka wa 1800, ariko ikiraro cy'u Rwanda gitangira gucika mu myaka 59, 73, bigeze 94 biba akarusho. Byatewe n'iki? Ni ukuvuga ngo uko ikiraro cy'u Rwanda cyacikaga gicika, niko n'abazungu bari bararebye ko u Rwanda bagomba kuzareba ikiraro cyo kwambuka bajya muri Kongo, basubiye muri Kongo. Niyo mpamvu ubona hano nashyize amabendera irya Amerika n'iry'Ubufaransa, ntazo bivuye. Ibi bintu ntabwo nabitekereje, byaraje gutya gusa yisanga biri hano. Ntabwo wambwira ngo u Rwanda rwabaye nk'ikiraro cyagiye gicika 59, 73, 94, noneho abandi nabo baze babona u Rwanda nk'ikiraro cyo kwambukiraho bajya muri Kongo. Akaba ari byo bibazo biriyo uyu munsi. U Rwanda barugize nk'ikiraro cyo kwambukiraho kugira ngo bajye muri Kongo, nubwo twebwe abacu bapfaga ugiye muri uwo mujyo wo baza muri uwo mujyo babona ko bagomba kwagira ikiraro cyo kwambukiraho muri Kongo. None rero nanditse igitabo paji 100 ncaguhagarara, 200, 300 ncaguhagarara, 400, 500 ncaguhagarara. Ariko noneho mbaza Imana, niki cyabaye? Kubera iki wabyemeye? Urabona ryajwi rihora rigaruka buri gihe, abantu babaza Mana kuki wabyemeye, nibiki byabaye mu Rwanda. Mbere yo kujyayo gatubanze turebe ukuntu iriya jenoside ishobora kuba yarashobotse. Urumva ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi cyane, amapaji 600 ntabwo nayashyira mu minota 20 cyangwa 30. Ni byinshi cyane, neretswe byinshi, kandi ngenzi ko ibyo neretswe kubera n'ibintu nagiye nandika byose, ibitabo byose nagiye nandika binyemeza neza ko kwaba kuri. Turaza wenda kuganiraho ndebe ibyo navuga. Nayize kwibaza, ndavuga nti iriya jenoside kuki yagenze uko yagenze. Dusome Samuel wa mbere 15 kabiri wenda kugeza kuri 3. Nahise mbona ko ibintu byabaye mu Rwanda ni Bibiliya. Ibintu byabaye mu Rwanda ni Bibiliya yigendera. Ndi bukwereke, mwereke neza ukuntu Bibiliya yigendera, ukuntu ibintu byabaye ku Rwanda nta handi hantu byegeze biba, ahubwo byabaye muri Bibiliya. Tutangire twinjiremo wumva ukuntu bimeze.
Samuel wa mbere 15 kabiri kugeza kuri gatatu. Uwiteka Nyiringabo baravuze ngo nibutse iby'abamareki bagiriye Abisiraheli ubwo batangiraga mu nzira bava muri Egiputa. Imana Uwiteka iri kwibuka iby'abamareki bakoreye ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa. None genda urwanye abamareki ubarimbure rwose n'ibyo bafite byose, ntuzababarire na gato, ahubwo uzice abagabo, abagore, abana, impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Ibi narabisomye mpita mvuga nti bimeze nk'ibyabaye mu Rwanda. Mu Rwanda baricaga bakica abagabo, bakica abagore, bakica impinja, bakica kugeza no ku itungo, ngo ko umuntu ari umutuzi gusa yavutse uko ameze bakarimbura. Nta handi hantu byabaye. Ibi bintu urabona ko biri muri Bibiliya gusa, nta handi hantu byabaye, na hamwe ntaho byabaye. Uru urugero rwa mbere ukorera kuri ibintu natekereje ndavuga nti se umuntu wakoze ibirano byo mu Rwanda wayipuranifinze wakoze pra yabyo ashobora kuba yarabisomye muri Bibiliya. Ntangira kwibaza gutyo. None rero ndakomeza mbaza Imana ndavuga nti mbwira icyabiteye. Ijwi ry'Imana rirambwira riti urashaka kumenya icyabiteye? Tumva icyabiteye urebe ko ibintu bidashobotse ngo abantu bakurikira Imana bashake inzira y'Imana. Njye navuze ko ubwenge nyabwo buzatwara imyaka 70. Kubera iki? Kubera ko iyo urebye ibintu abantu bandika, urebye ibintu abantu bavuga, uraka imitima y'abantu ntabwo bajya biga. Abantu ntibiga. Kandi tujyeho nkwereke icyateye biriya bintu by'icyenda na kane. Mbere yuko tuza kwinjira no mu bindi, tubisanga mu Baroma 3:10 kugeza kuri 18. Ijwi ry'Imana akomeje nayo ndi hafi ndabwira ati uranyiyeretse mbonye ukuboko kwenda kumenya. Wibuke ko ari ahandi nandikaga ya magambo 1000 yagufasha gusesura ubugingo bwawe uko nakijwe no kwizera. Urumva ibintu byose byanzagaho nkabyandika muri kino gitabo, nkandika n'ahandi biri none nkagenda mbishyiraho, ari byo byamaye kwereka abantu ko Imana ukuboko kwayo ishobora kukureba ukakumenya. Ndakomeza ndahatiriza mbaza ijwi ry'Imana ndaribaza nti nkagihamya unyereke. Abantu bose barareba bavuga bati biriya bintu byo mu Rwanda kucyo byemeye 94. Ijwi ry'Imana rirambwira riti genda ufate Abaroma 3:10-18. Ndabyibuka byari live. Iyi ni passage nibuka neza yari live, iranyigaragariza irambwira iti genda ushaka Abaroma 10:18. Nkuko byanditse ngo ntawe ukiranuka n'umwe, nta n'uyu n'umwe ukiranuka, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Kandi wibuke ko abantu mu Rwanda icyo gihe baravugaga 95-98% bose bakunda Imana, bemera Imana. Ni ukuvuga ngo izi Mana abantu bavuga baba basenga ari byo biriya bintu by'ibishushanyo. Bibiliya ibuza abantu gusenga ibintu by'ibishushanyo. Nabyo mpamvu ivugaho igihe kirekire abantu bashobora gusanga basenga Satani batabizi, basenga Imana ya fake batabizi. Kuko ntabwo wambwira ukuntu abantu 95-8% bavuga ngo bakunda Imana mu Rwanda, miliyoni y'abatutsi ibe yarapfuye mu gihe cy'amezi 3 gusa. Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo abantu mu by'ukuri bashobora kuba basenga Imana itari nyamana. Kuko urebye imitima y'abantu n'uyu munsi ubona ko abantu badahinduka, aribyo nanone ya mateka ahoraho, noneho kubera ko ahoraho atizwe akisubiramo. Katukomeze nkuko byanditse ngo nta n'umwe n'uyu n'umwe ukiranuka, n'uyu n'umwe habe n'umwe. Nanjye nabyamye ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Icyo gihe niko byari bimeze. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, nta n'uyu n'umwe. Umugo wabo n'imvi irangaye, bariganisha indimi zabo, ubusaza bw'incira buri mu minwa yabo. Ibintu biba biri mu bantu, ibyo bintu nabibona uyu munsi cyane nabibona. Akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro barakakine, bamenye inzira y'amahoro habe namba. Kubaha Imana ni kuri imbere yabo. Nta n'uyu n'umwe wubahaga Imana, nta n'umwe washaka amaso y'Imana. Nicyo kintu cyabiteye. Ni ukuvuga ngo Imana nyine bayiteye umugongo, nayo bateye umugongo, irabareka iraba. Kubw'iyo mpamvu rero ntakubwira nti
we muntu wari mu Rwanda 94 kirya gihe siniyumvisha ko ushobora gufata ibyabaye 94 jenoside yakorewe abatutsi ibyo ngiye nita uko ijoro ryagejejwe mu Rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 94 jenoside yakorewe abatutsi kubera ko Imana yarabaretse nyine biraba kubera ko abantu bose banze Imana ntabwo ushobora gufatira jenoside ngo uvuge ngo ni double genocide n'ibyabaye mu ntambara kuko narabisobanuye ndibaza umuntu utekereza ufite umutima ufite ubwenge agasubiza inyuma ubwenge akareba 94 mu kwa 4 kwa 5 kwa 6 kugeza mu kwa 4 uko byari bimeze ukabigereranya n'ibyaha bya mu ntambara cyangwa ubwicanyi bwo mu ntambara cyangwa ibintu byabaye mu ntambara kuvuga ngo ni double genocide ndi umuntu utanga ijuru sinzi ko nari guha kuko urebye ibintu abantu banyuzemo 94 mu kwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 kugeza mu kwa 7 ukavuga ngo urabihuza n'ibintu by'intambara cyangwa se byabaye Kongo nyuma ibyo bintu ntaho bihuriye. It was not a double genocide and will never be a double genocide. Abantu ahubwo nibyo navuzeho kuko abantu bavuga ibyo nabivuzeho nabyo impamvu ni iyi. Abafaransa bazi kwemera ko jenoside yabaye, ababiligi banga kwemera ko jenoside yabaye, bariyerutsa, abanyamerika bariyerutsa, oni iriyerutsa, ibihugu byose biriyerutsa ntibyemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye. Niho hantu ibintu byapfiriye, niho abantu batangiye gupfobya batizwa umurindi nuko ibyo bihugu byanze kwemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi. Icyo cyabiteye uyu munsi akaba ari biri kura bino bibazo naho nkabagiye kwagera. No kuvuga ngo rero Ubufaransa, Ububiligi, Amerika n'umuryango w'abibumbye byagombye kuba bitanga impozamarira ku barokotse z'ibihe byose nk'uko Abadage babikorera bari abise Abayahudi bijyanye muri Israel. Nabo ni indi sijana nakubwira bari abantu bari hariya ntago ari ubwoko bw'Imana nabirabura nyabirabura. Ibyo mpamvu bivugaho kubangukira barabizi. Nimba ari ubwa mbere uje hano ubwo wakandaho like ubisharinge uze none tujye tuganira ibintu nk'ibyo byo nganira n'abantu mbereka ubuyobe bajyanywe n'abazungu bave ibuzimu wazimu. Kubera iyo mpamvu rero kubera ayo mahanga yanze kwemera ko jenoside yabayeho ngo bayemere batanga impozamarira zibaho zihoraho iteka ryose, niyo mpamvu ubona jenoside bayiciye amazi bagapfobya noneho n'abandi b'Abanyarwanda bagizemo uruhare bagahita bapfobya bagashaka kubigira match ni bavuga ngo ni double genocide kubera ko nyine babona abazungu nabo banze kubyemera. Ibyo bahita bishyura u Rwanda hasi, u Rwanda narwo ntirwumva impamvu abazungu bari gukora ibyo bakora. Ni ukuvuga ngo abazungu barareba bazi neza ko byanze bikunze banze kwemera ko jenoside yabayeho korwa abatutsi ubayumve noneho bajye bariha. Ariyo mpamvu za video zacishanye kuri YouTube Bill Clinton avuga ngo bari bazi ko hazapfa abantu 50,000. Aho ngaho nawe wahita wibaza bari babizi gute byagenze gute. Urumva ko bashobora kwenda barabize mu ntara kubitegura ariko noneho babagosora babisabira hejuru bavuga ngo bagiye gukora apocalypse behita bibitirirwa kubera ko rwa rwango rwari mu Banyarwanda nubwo rwari ruryamye. Ababiligi nabo bazungu bandi kubera gahunda zabo zo kwambuka bagira u Rwanda n'ikiraro bajya muri Kongo barakongeje baze gukongeza noneho abo tubira amatutsi bashaka kubarimbura ku manywa y'ihangu babahiga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibyo ngiye nita muri iki gitabo full time job. Barafite nkaho ari full time job, bazinduka mu gitondo bakirwa bica umugoroba wose umunsi ukarangira. Nta hantu na hamwe ku isi byari byaba aho abantu bafata kwica bakabigira umwuga iminsi 100 ikarangira bica umunsi ku munsi. Ibyo nita mu gitabo ntaho ari siganwa marathon byo wishe benshi. Ibintu byabayeho ababihakana cyangwa se babipfobya no kuvuga ngo Imana nayo wenda ifite kwizabagenza kuko byanze bikunze. Niyo ufashe ibintu byabaye 94 hariya mu kwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 kwa 7 kamera nkaho nta byabaye. Niyo mpamvu uvuga ngo ubwiyunge nyabwo bw'Abanyarwanda buzafata izindi generation ebyiri imyaka 70 35 binabaye na ngombwa akaba generation ya 40 ariko bizafata byibuze imyaka 70. Narabibaze neza ndabireba ndavuga nti nibikomeza gutya ubwiyunge nyabwo buzafata imyaka 70 kuko abazazungu mu myaka 35 iri imbere wenda bazabatangiye gutangira kubirenga noneho indi myaka 35 izaza nibwo bazabira kuko
ntabwo ushobora kurebera mu gihugu gusa uko bimeze, ugomba kureba n'abari hanze ibyo batekereza, ibyo bavuga, cyangwa se abasohotse mu gihugu. Ibyo bintu bishyiramo imirwi ine: hari abari mu gihugu, hari abahunze 94, hari abari hanze, hari abifashe. Abantu bose bafite ibitekerezo bihabanye byibuze nka bine. Abantu rero kugira ngo bazashyire hamwe biyunge, ibintu bizafata amajenerasiyo byibuze abiri. Turebe rero, ntabwo dushobora kuvuga kuri ibintu tutagiye ku kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi. Ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi reka tukijyeho, naho nkwereke uko ibintu bimeze. U Rwanda n'u Burundi bimeze nka cosinus na sinus ku bantu bize iby'imibare, uko iriya mirongo inyuranamo muri plot imwe. Ku gishushanyo kimwe ufashe umurongo wa cosinus ukawunyuzamo wa sinus, uko bigenda binyuranamo uko bikwereka aho ngaho, niho ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kimeze giteye, kandi it's by design. Ni ibintu byateguwe mu gitabo bivugamo uko ababirigi bafashe iby'amoko yabo Abahoro n'Abafurama bakabizana mu Rwanda. Noneho mu Burundi niba hategeka umuhutu, mu Rwanda akaba hategeka umututsi. Niba mu Rwanda hategeka umututsi, mu Burundi akaba hategeka umuhutu. Nuko babigenje. Ari nayo mpamvu uyu munsi u Rwanda rufitanye ikibazo n'Ububirigi, none ukaba mu Burundi buri kuzamo. That's the same design nakubwiraga mu kanya, niko byagenze. Tutangire no kugishushanyo. Urabona Burundi buri hejuru. Uburundi 59 nta kibazo bwari bufite, ariko mu Rwanda 59 abatutsi barishwe. Noneho bahungira he? Bahungira mu Burundi. Bagezeyo 72, nibwo ureba hariya abahutu b'u Burundi bashatse kwigana ibyo abahutu mu Rwanda 59 bari bamaze gukora, biba ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda, kubera ko bashaka gukora kopie kore. None abatutsi b'u Burundi bafite igisirikare babiraramo, barabarimbura. Ibyabaye Intega na Marangara nabyanditseho nabyo bivuga ko byabaye, ko byagenze, kubera ko bashatse kwigana ibyabaye mu Rwanda 59. Ariyo mpamvu u Burundi wumva ko habaye ibiraro 72. Ubwo abaki abahutu bamwe b'u Burundi bahungira mu Rwanda. Urumva ko ni vamo njyemo, cyangwa se uko biri ni hasi no hejuru. Abarundi bafite ikibazo, Abanyarwanda bafite ikibazo, bagahungira mu gihugu kimwe n'ikindi, no kubera yamijinye cyangwa se yanzika bafitanye, kubera ko wenda barokotse byaba mu kindi gihugu, bagahita bagira uruhare rukomeye muri byo kugira ngo bakomeze bice abantu bari mu gihugu kindi. Niko byagenze rero 73, abatutsi baricwa, n'Abarundi bahungiye mu Rwanda babigiramo uruhare. Noneho ariko bigeze mu myaka za 80 haba agahenge. Ibyo abantu bajya bavuga mu Rwanda ngo hari agahenge k'amahoro, mu Burundi hari agahenge k'amahoro, ibintu bituje. Ubwo niko abantu bavuga ati mureke abantu bataye, mureke ibintu bimeze neza. Abari icyo gihe baranangira bavuga ati bimeze nk'ikirahure cyuzuye amazi. Ibyo nabyo nabyanditse mu gitabo, hano birimo mu gitabo. Noneho Abarundi ariko baje kumenya ubwenge, baravuga bati ariko turapfa iki? Icyo dupfana ari igihugu, marese tuza tugasaranganya tugasangira igihugu. Nibwo baje kugira muri mishyikirano, ibyo bwicanyi bisa nkaho bihagaze. Ariko mu Rwanda hategurwaga kirimbuzi, apocalypse. Ariyo mpamvu muranibaza, ibaze nawe impamvu mu Rwanda byakunze ariko mu Burundi ntibikunde. Nuko Abarundi nyine bageze abamenya ubwenge, bemera gusangira duke bafite, ariko Abanyarwanda baranze. Ariko rero byaje kuba 94, Jenoside yakorewe Abatutsi, uko ijuru ryageze mu Rwanda 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Babahutu bavuye he? Bavuye i Burundi. Urumva batije umurindi abandi bo mu Rwanda. Ubwicanyi noneho sinakubwira ko bumva kwenda ari urangiza ari gaheza, ko bari bazi ko bagiye kurimbura abantu bakabarangiza. Rero nanone ntabapfira gushira, ibyabaye. Ariko hano nagira ngo nkwereke uko ibibazo byagiye bizamuka, wenda n'uruhare rw'Ababiligi, Abafaransa. Ari na mpamvu ubona hano hariho amabendera y'Amerika n'iry'Ubufaransa. Buriya urebye neza kwitegereza wabona Abafaransa aribo bari nyuma y'Ababiligi, babasunika ati mukore ibintu n'ibi, kuko ipfunga Abafaransa bafite kubera ubusembwa bw'abagiye, kubera ko bagize uruhare muri Jenoside.
ntago abazungu bajya bibagirwa, ntibajya bibagirwa. Urumva buriya bari kuri komporo imwe n'ababirigi bose barasunika, urumva ababirigi bo nibo babizanye bashyiramo ku marangamuntu, abafaransa bataho, urumva ko byanze bikunze bari kumwe. Kagira nti rero kugira ngo ibintu birangire mu banyarwanda bizasaba iki? Umuti w'ibintu nuko abantu bagomba gushaka Imana, ijambo ry'Imana, Imana nyayo, apana za mana za fake bazaniwe n'abazungu. Ari no mpamvu Imana bayishaka ariko ntisubize, kubera ko nyine ni ibishushanyo, ni ibishushanyo. 90% basenga ibishushanyo. Imana irakubwira iti uramenye kirazira kikaziriza, ntuzigere wibariza ibishushanyo na rimwe ngo byikubite imbere cyangwa ngo bisenge. Ibyo bintu nafashe umwanya ndabyiga, kubera ko akuboko Imana nabonye nkakumenya kuranyereka, binyereka ko neza abantu bose basenga urebye Satani abikubita inyuma y'ibishushanyo, kuko amategeko y'Imana rira tegeko rikubwira ngo uramenye ndi Imana ifuha, ntuzasenga ibishushanyo, ntuzabyibarize ngo byikubite imbere. Amanywa n'umunsi, amanywa nijoro, umunsi ku munsi, akabari ko kazi kawe kavuga ati njyaho ndi umuhanga mu gusenga ibishushanyo, bibabaza Imana cyane. Niyo mpamvu Imana bareka. None rero ibintu byo kuvuga ngo habayeho double genocide ntabwo ari byo. Yes, abantu barapfuye mu ntambara, ariko ntabwo ushobora guhita ubifata ngo bigire double genocide, kuko niba ubigoretse gutyo ruzabura gica. Manza wemere ibyabaye 94, biriya bintu byabaye 94, tuvuge wenda ababivuga wenda bashobora kuba bari bato, wenda baravutse mu jenoside cyangwa ari byo bumvise amateka agorekwa uko abantu bishakiye. Ariko wari mu Rwanda 94 ukabona ibyabaye ukavuga ngo ni double genocide, ntango ijuru sinzi ko waryinjiramo, kuko yes abantu barababaye, habaye impfu zinyuranye, ariko ibyabaye 94 gukora liste, amaliste yakozwe urugo ku rugo, akarere ku karere, urugo ku rugo, guhiga abantu n'imbwa, guhiga abantu ibyabaye mu biturage byo ngo byari hatari, aho bicishije abantu amashoka. Data wacu bamwashije n'ishoka, abandi baguye za Butare, uzagenda urebe hariya Murambi ya Gikongoro, hafi yaho niho twatukomokaga, ko babishe imiryango y'abantu barenga 30 bakabarimbura, babaziza gusa ko uko bavutse. Ibyo bintu birimo ubuhamya. Kwica kana k'impumyi, nyirabunyenyeri, ako twitaga nyirabunyenyeri, kwica umwana w'impumyi utabona warangiza ukambwira ngo ni double genocide. Ibyo bintu sinzi ko ushobora kubyumva, ntawo wabyumva. Yes, barababaye, abababaye nabo, ariko ngiye ngita ingaruka, ni ingaruka z'ibyo baramaze gukora, kuko uranabona nibyo bakoze. Niyo haba harawe kwihorera guto cyangwa kumeze gute, iyo haza kuba kwihorera kuri toto, ukwihorera nyakwihorera, ntabwo abenshi baba bararokotse. Ariko noneho bifata noneho nkaho iyo batica miliyoni, kuko niwe wishe umuntu umwe, ayo maraso nta nshobora kuyacikira, ahora kugarukamo. Ari nibyo bavuga bati Bibiliya iratubwira neza, igihugu iyo kimenetsemo amaraso kugira ngo cyongere kwezwa n'ibintu Imana yagennye ubwayo, hagomba kumeneka andi maraso. Niko bigenda nyine, kuko baba babikoreye nabo baraza bakorera ibyo nk'ibyo wakoze. Akewe wagereyemo umuntu niko nawe ugererwamo. Urumva biri muri Bibiliya hano, iyo igihugu kimenetsemo amaraso kugira ngo cyezwe kigomba kumeneka andi maraso. Niko bimeze, ni ihame ry'Imana, ntabwo ari ihame ryanjye. Ibyo bintu rero ntabwo ushobora kwifata ngo byite double genocide, kuko byanze bikunze. Reba abijanze mu bwicanyi, ibyabayeho, abatarabigiyemo nabo nyine wenda baratuje. Kubw'ibyo rero byabaye mu Rwanda ni amahano akomeye, harimo akaboko k'abazungu turabizi, ariko noneho bikaba byarakongejwe na rwa rwango rwari hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Noneho basa nk'abakomye imbarutso, byaba uwagushira ndege cyangwa se uwabigizemo uruhare uwo wese, abantu bakaba ari byo bagize imbarutso, bakavuga bati umukuru wacu arapfuye, reka natwe twirare mu bantu tubarimbure. Ubwo
ubwo ababiteguye nabo abo bari byanze bikunze ni igihe gusa, kuko umuntu wakoze plan yabyo yenemera ko bishoboka byarapangiwe ibwota amasimbi, noneho bakabizana bari abantu b'intagondwa ba CDR ba MND baraba trading bakora nk'ikintu bita trigger, noneho kubera rwabango bari bafite abatutsi baravuga bateka tubamare tubarimbure. Irandege rero urebye neza wavuga uti niyabaye imbarutso yabyo, kuko imaze guhanuka nibwo bahise batangira kwirara mu bantu. Ubwo ibindi ibyo enquête zizakora cyangwa zizerekana ubwo ibyo tuzamenya, nubwo bavuga bati turacyabikurikirana bakabibika kubera ko ndeba bafite uruhare babigizemo abazungu nabo banze kwishyira hanze ngo tumenye uko byagenze. Ariko byanze bikunze someone azi uko ibintu byagenze. Urumva abazungu nanone bateza ikibazo bakareba ko abantu bakifatamo bakazana igisubizo. Ni ukuvuga ngo ibibazo baguteje barakureka bakareba uko byifatamo, noneho bakuzanira igisubizo uko bashaka. Ngareba u Rwanda abantu rwahombye, abapfuye bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, abishe burya nabo abantu bakunda kubibagirwa, kuko nabo bafite ikibazo. Rero nk'umuntu wenda uwishe nk'abantu batatu bane, abantu kwica umuntu mwabanye, mwabyirukanye, mwanwanye, mwasangiye, niyo abantu batakumenya, niyo wabihisha bigahishirwa, umuntu araryama agasinzira. Sinzi ko bishoboka, gusa ibyabaye mu Nyarwanda nta handi hantu byabaye. Ni Bibiliya ntabwo turarangiza nkwereko na Bibiliya. Wibuke ko jenoside irangiye abagizemo uruhare cyangwa se abandi barafite bene wabo babigizemo uruhare, igihugu cyose cyarahunze hafi miliyoni 5. Nta handi hantu byabaye usibye muri Bibiliya gusa. Nta handi hantu byabaye, ni Bibiliya gusa. Urumva rero ko Bibiliya tubaza ngo ubuhanuzi butakibana byose. Biriya bintu byabaye mu Rwanda 94, uko ijoro ryageje mu Rwanda mu mwaka wa 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Biriya bintu bimeze nk'aho ari Bibiliya, kuko urabona nabigusomeye muri Samuel wa mbere, genda wice abagabo, abagore, abana n'iyonka n'amatungo. Urumva byabaye muri Bibiliya gusa. Umuvuduko barisheho kubigira full time job, abantu bakabyuka mu gitondo bajya kwica umunsi wose ukuzura ukarangira, bugake bakisubiza, bugake bakongera barangiye bahunga ari miliyoni hafi 5. Nta hantu byabaye, ni Bibiliya yari kuba ibintu byose. Rero kugira ngo ubone igisubizo cy'ibibazo byose, yaba by'abazungu, yaba by'u Rwanda, yaba by'ubwiyunge, igisubizo ni ijambo ry'Imana. Nta hantu ushobora kukivana, ni ijambo ry'Imana. Ukaryiga rya nyaryo ryimbitse, atari by'abazungu baje bakabeshya abantu. Kandi wibuke ko Bibiliya abazungu nabo bayivugishije bitavuga n'ubundi. Ugomba kugera rero ku isoko ugashaka ijambo n'ibisobanuro bya nyabyo by'umwimerere by'ijambo ry'Imana, kugira ngo uzabone igisubizo cy'Abanyarwanda. Mbere yo gusoza rero nkubwire ati kandaho like niba twabanye, kandaho like kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi, uyandikishe, ubisangize abantu bose, kugira ngo ibi bibe umusingi ubwenge nyabwo bw'Abanyarwanda, kuko ibyo kurenzaho nta bizabagiza. Kuko iyo mutagarika Imana ngo bareba Roma 3:10-18 muyirenge, muyihindure, byanze bikunze buzacya byongera ibibi. Ibyo nifuriza Abanyarwanda, ariko reka mwongere magusomere kugira wumve icyabiteye ibibazo cyangwa n'intambara n'ibitera intambara zose. Ni Abaroma 3:10-18, ni ku ijambo ijwi ry'Uwiteka ryambwiye tugenda birebe. Abizi ko ubona ngitangiye gusoma Bibiliya, nandika kino gitabo niho navanye agakiza nabikubwiye, numviye iryo jwi rinyereka ko icyabiteye ni iki. Abaroma 3:10-18 nuko byanditse, ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Ntabwo nabitekereje, ubyitekereze. Bino bitabo bya Ukraine ntabwo nabyitegereje. Ibi bitabo byo kwandika ku Rwanda n'ukuntu abazungu bazagira u Rwanda nk'ikiraro bakambuka, ntabwo nabyitekereje. Bifite aho byavuye,
ntawumenya, ntawushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawukora ibyiza n'umwe, habe n'uyu n'umwe, habe n'uyu n'umwe. Bari bavuga ngo bakunda Imana, n'uyu munsi njye nabiguhamiriza ko benshi bibeshya ngo bakunda Imana ariko nta n'umwe. Ibyo ni ibintu nzi, nanjye nitangaho urugero, ndagerageza uko nshoboye ariko nkavuga ati Imana mbabarira umfashe ngumemo. Umuhogo wabo n'imvi irangaye, ibyo bintu urabibona bibaho, baganisha indimi zabo, ubusabwe bw'incira buri ku minwa yabo. Ibyo bintu byose, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso gusa. Ibyo bintu ndabibona n'uyu munsi biba biriho. Ni ukuvuga ngo nta n'umwe ushaka Imana, abantu bateye umugongo Imana. Kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntabwo bakimenya. Ni ukuvuga ngo ibintu byanditsemo byabayeho ku ngoma z'aba kera. Hari uzabona uvuga ati ibyo bintu ni ibya kera. No, yes, Imana niba yanditse ibintu uko yari imeze ejo hashize, uyu munsi n'igihe kizaza, ni Imana imwe. Imana ihoraho ari imwe, ari impamvu bya bintu bigenda bigaruka. Uvuga ngo rero niba ubona ibintu uyu munsi biriho, wongera mu ijambo, ushake mu maso y'Imana ikwiyereke, iguha agakiza. Mpamvu mbabwira nti ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 70, 80, yose n'ijana. Wari wafata umwaka n'uyu n'umwe ngo usome ijambo ry'Imana, umenye ubuzima bwawe. Ubu ni ubuzima bwawe. Abantu babona ubuzima dufite ntibibuke ko umuntu nyawe n'ukurimo n'iroho kurimo, kandi iyo roho ibiyitunga ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Ibyo bintu bitarabisobanukirwa, ukirirwa wirukanka mu bintu by'ibintu, amazu, imodoka, byose ibintu birashira. Mubwiriza yaragize ati byose ni ubusa, ni ubusa, ni ubusa. Iyo umaze kubisobanukirwa ukagira inyurabwenge, nibwo tuzi ko nshaka amaso y'Imana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'imbaraga zanjye zose. Niko kunesha, niko gutsinda. Impamvu rero taramenya ibintu nk'ibi ngibi bibere mu by'isi, ndakureba nubwo atari ko Mana wambabariye ukiyereka nk'uriya muntu nawe nk'ibyo wangiriye. Noneho kubera ko Imana iba yaratwiretse, hari igihe wenda tugira ngo n'abandi bantu niko babibona, ariko noneho hakaba umuntu akwibutsa ati nyamara burya ibyo bintu ubona, ibyo bintu uvuga, benshi ntabwo ariko babibona. Bibere mu yindi si utamenya, harimo amasi menshi anyuranye. Kubera ibiberwa mu isi ni byinshi ko tugenda twihugura, umuntu asoma buri gihe, ni kubona ko ari ibintu bishyashya. Nkagira nti rero abantu bariwe n'ibibazo, ababuze ababo, mwihangane. Imana niyo yonyine izomora inkovu n'ibibazo by'Abanyarwanda bagiye bahura nabyo, cyane cyane byabaye 94. Ariko n'abishe nabo ni ukubasabira kugira ngo imitima yabo bayigurire Uwiteka. Wenda Uwiteka wenyine ushobora kuyisana, naho ubundi ku bwa muntu bihora ari ibintu byo guhangana. Ngaho habaye double genocide, ngaho nta jenoside yabaye, ngaho no kubeshya, ngaho dore imibare y'abapfuye ni 500, ngaho bagapfubya gutyo, kandi wenda ushobora gusanga na miliyoni irenze. Kuko urebye wicaye umuvuduko bwakoreweho, uriya bwicanyi nta handi hantu byari byaba. Cyari igihugu gito, hakoreshwa amaradiyo byinshi cyane, nanditse muri gitabo byinshi cyane. Urumva amapaji 600 nanditse ibintu byinshi cyane. Nanjye hari igihe ngibuka, nongeye kubyibuka neza, njyamo nkareba ibyo nanditse uko bingana, nkandika, nkerekana ibyo bakoresheje, nkereka byose uko byagenze, uko byatangiye ku myaka y'800 kuva ku bwami kuzamuka kugeza 94 bibaye. Rero mvuga nti rero abantu nabo babigizemo uruhare, aho bari hose ku isi, cyangwa bafite bene wabo, wigira ipfunwe, ahubwo ubohoka, ushaka amaso y'Imana uvuga uti dore ibyago byaguye u Rwanda. Kuko n'ibyo mubona nyuma yabyo ibyo bibaye ni ingaruka, tuvuge
abayobozi bose tuzi ko baturuka ku Mana, abantu bakajya bagataka. Imana imaze gutanga Sawuli, abantu baratatse baravuga ati Mana uyu muyobozi duhaye ni ameze ate? Abami barimburaga abantu muri Bibiliya, biranditse barabarimburaga bakabarimbura kubera nyine niyo yari kamere yabo bakabarimbura. Uyu munsi rero ushobora gutaka kuvuga ati Mana ibi ni biki? No, Imana itanga abayobozi. Ni ukuvuga ngo umuyobozi Imana iguhaye umunsi niwe ubereye abantu icyo gihe, niwe ubakwiriye, kuko Imana nta kundi kuntu iba yarabagoroguje mwaranze kumva. Igomba kumvisha rero ku neza cyangwa se ku nabi, mukumva byanze bikunze. Ana mpamvu ushobora gusanga ukavuga uti reba Dawidi abantu yishe, kandi Imana ivuga ngo nta wundi muntu ufite umutima nk'uwa Dawidi. Ushobora gusanga uri gutaka uri kurwanya gushaka kw'Imana, kuko Imana irakureka uti umeze utya, ndaguha umuyobozi ukwiriye, n'uyu muyobozi wakwiriye. Kuko ngiye mvuga ko abanyarwanda byanze bikunze bazagira biyunge, kubera ko bazareba byabaye 94, byabaye imyaka yabanje, byabaye mu ntambara, byabaye hose, noneho nyuma y'igihe bavuye bati ibintu birakaze, niba tutumvishe noneho reka twiyunge. Abanyarwanda bazageraho biyunge ku bwabo byikore, ariko bizafata igihe. Nyuma muri process, nkurikije ibyo bandika, nkurikije ibyo bavuga, bishobora kuzafata amageneration abiri. Ngayo nguko rero uko ijuru ryaje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Ushaka igitabo yakibona kuri Amazon, washyiramo izina ryanjye Jeremy Muhirwa, kiri kuri Amazon, wakigura wacyumva. Ushaka rimwe na rimwe nkiganiriza abantu nkaganira ibirimo kuri channel yanjye, yandikishe rimwe na rimwe nkinyuramo nkaganira ku ngingo zimwe na zimwe zikirimo. Ariko Abanyarwanda nasabe shaka Imana, kuko n'ibihe tugiye kwinjiramo hazacu ufite ijambo ry'Imana, kuko hagiye kugaragara abari ku ruhande rwa Satani, hagaragara n'abari ku ruhande rw'Imana. Nizo ntambara ziri kuba. Bakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov beyod.